Mana nziza izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ryandikiwe kugira ngo abana bawe babe bafite ibisabwa byose kugira ngo bakore imirimo myiza, ariko ijambo ryawe ryandikiwe kugira ngo banagire ububasha bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ryandikiwe kugira ngo abasore n'imperuka y'ibihe bamenye aho ibihe byerekera, ariko banamenye ubwami bwawe ko butakwiye kubagwa gitumo. Rero muri uyu mwanya iryo jambo ko rifite imbaraga, rikaba ribasha gutandukanya inyama n'umusokoro, bikabangukira kumenya ibyo umuntu yibwira. Reka muri uyu mwanya rigira icyo rikora ku mitima yacu, kugira ngo uko tugiye kuryiga Mwuka wera agire aho dukura n'aho atugeza, kandi umuntu turi kumwe muri iri jambo ryawe akugirireho umugisha, natwe tukugireho umugisha, kugira ngo ku musozo ijuru rihabwe icyubahiro. Icyo Karuvari yakoze gisumbe ibyo tubona Satani akoresha, kandi twerereze umusaraba wa Kristo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, nk'uko nabikubwiye, uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo Amerika mu buhanuzi. Amerika igihugu cy'igihangange, Amerika igihugu kidasanzwe. Abantu benshi bavuga ko Amerika ari igihugu gitanga ubutabera budasanzwe. Abantu benshi bazi ko Amerika ari igihugu gikomeye, ukigezemo aba agize amahirwe yo kubaho neza. Murabizi ibyo bita green cards. Abantu benshi baba bashaka kwimukirayo, bumva yuko ubuzima bwahinduka. Amerika ni igihugu cy'igihangange mu bigendanye n'ubucuruzi, ni igihugu cy'igihangange mu bigendanye n'ibya gisirikare, igihugu cy'igihangange mu bigendanye no kuvuga rikijyana, igihugu cy'igihangange mu bigendanye n'ubwenge na tekinoloji, igihugu gikomeye cyane. Ariko mu by'ukuri nagira mbabwire inshuti zanjye, byanga byakunda ubuhanuzi bwa Bibiliya bufite aho bwavuze Amerika. Murabizi mu buhanuzi Yohana yagiye yerekwa, ndetse na Daniel bagiye berekwa ibihugu byinshi, bakerekana icyo bizakora mu bigendanye n'intambara ikomeye. Buri gihugu cyose gifite aho kizarwanyiriza amateka y'ijambo ry'Imana, buri gihugu cyose kizashyigikira intege nkeya cyangwa kigahagararira Satani mu kurwanya umurimo w'Imana. Cyose cyagiye kivugwa, ariko mu buryo bw'amarenga bw'inyamaswa, kuko mu buhanuzi inyamaswa yashushanyaga ubutegetsi. Murabizi neza n'uyu munsi wa none uramutse urebye buri gihugu kigira inyamaswa igihagarariye. Ubu rero uramutse urebye nko mu ibendera rya Amerika no mu birangantego byayo bikomeye, usanga harimo ikizu. Ni ukuvuga ngo nicyo kibaranga. Ku kizu rero bafite imico batoye ku kizu, byanga byakunda ihuje n'ibyabo. Bafite ibintu byo mu rwego rwo hejuru. Rero nshuti yanjye, nagira nkubwire Amerika mu buhanuzi yavuzweho mu buryo bukomeye kandi bw'amarenga. Iyo twinjiye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 gukomeza, Bibiliya ibitubwira neza, ikatwereka ubu bwami iki gihugu gikomeye cyagombaga kuvugwaho kandi abantu bakacyitaho. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 11 haranditse ngo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Inyamaswa izamuka iva mu butaka, mu by'ukuri inyamaswa yerekana ubwami nk'uko twabibonye. Rero kuva mu butaka nanone dukeneye kubimenya bisobanura iki. Yavaga mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Icya mbere ngiki, iyi nyamaswa cyangwa se ubu bwami bugomba kuva ku butaka. Muri Bibiliya inyanja ishushanya ahatuwe n'abantu benshi, ubwo rero ubutaka ni ahatuwe n'abantu bake. Ubundi mu gihe Amerika yavukaga, isi yari ituwe cyane, yari isi yo mu gice cy'Uburayi
ndetse n'isi yo mu gice cya Afurika ndetse na Aziya, ariko Amerika ntago yari ituwe. Rero nicyo basobanuye kuva ku butaka, ni ukuvuga ngo ni ukuva ahantu hatari hazwi, ahantu havumbuwe vuba, ahantu hatari hazwi cyane mu isi yari ituwe. Yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Ibi birerekana yuko ubu bwami tugiye kwiga buraza kuba bufatanyije ibintu bibiri. Umwana w'intama turaza kwibaza kugira ihe amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ko wumva ari ibintu byiza bisobanuye iki? Ariko se kugira imvugo nk'ikiyoka ko ari ibintu biteye ubwoba, byo bisobanura iki? Noneho itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere. Mu magambo make, muri za nyamaswa enye twabonye muri Daniyeli, inyamaswa ya kane yari Roma. Kandi nanone muri Daniyeli 8 twabonye agahembe kashushanyaga ubundi bwami. Rero nanone mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere tubona inyamaswa ivuye mu nyanja yashushanyaga Roma. Ariko bimwe mu bintu bidasanzwe ni uko iyi nyamaswa izivanga mu bigendanye no kuramya, itegeke isi n'abayirimo kuramya ya nyamaswa ya mbere. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, iki kintu cyitwa kuramya, iyo bavuze kuramya baba bavuze gusenga, baba bavuze guha agaciro, baba bavuze gutwarwa no kwakira udashidikanyije ibintu runaka, kubaha mu rwego rurenze. Ibundi nicyo bisobanura kuramya. Rero ihatira abari mu isi kuramya ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Uru ruguma dukeneye kurumenya, kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyoberesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ubu bwami bugiye kuvugwa buratangaje. Hari ibintu 11 bidasanzwe bivugwa kuri iyi nyamaswa bituma iyi nyamaswa nta muntu wayita Roma. Roma yavuzwe mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere gukomeza, ariko guturuka kuri uyu murongo wa 11 w'ibyahishuwe igice muri iki gitabo cy'ibyahishuwe 11 umurongo wa 13, aha iyi nyamaswa ivugwa ifite ibintu 11 yihariye bituma igaragara ko atari Roma. Icya mbere, bavuze yuko iturutse mu butaka. Iki ni umwihariko werekana kuva ahantu hadatuwe. Icya kabiri, ni amahembe nk'ay'umwana w'intama. Amahembe nk'ay'umwana w'intama nayo dukwiye kuyamenya, kubera yuko umwana w'intama azwiho ubwitonzi, aziho kuba mutoya. Yesu nawe yageranyijwe n'umwana w'intama. Byanga byakunda ubu bwami buzagira ibintu bifitanye isano n'Imana bufata. Ariko noneho kuvuga nk'ikiyoka biragaragaza yuko ikiyoka mu byahishuwe batubwiye ko ari Satani. Rero nshuti zanjye, byanga byakunda ubu bwami buzitiza bimwe mu bigendanye n'Imana, ariko nanone igihe kizagera buvuge butavuga nk'uko umwana w'intama avuga, ahubwo buvuge nk'ikiyoka. Gutegekesha ububasha bwahozeho. Iki ni ikintu cya kane kiburanga. Mu magambo make, nubwo ubu bwami buzaza bugategeka, ariko bwagombaga kureba ubwami bwose bwabayeho ku isi bukagira ubwami bwigiraho. Urabizi buri muntu wese agira icyo bita role model ye. Rero ubu bwami role model bwagombaga kureba ubwami bwabayeho kera bugafatamo ubwami bumwe bukabureberaho. Ubu bwami rero ikibazo kibabaje ni uko Amerika role model yayo yafashe umwihariko wa Roma, aba ariyo yubaha, aba ariyo igenderaho, aba ariyo yifuza gusa nayo. Guhata isi n'abayirimo kuramya bivuze ngo ubu bwami bwa Amerika cyangwa se iyi leta igomba kuzinjira mu bigendanye n'imisengere no kuramya ikabyivangamo. Icya karindwi ni ukumanura umuriro mu maso y'abantu. Ubu ni uburyo bwo gukora ibitangaza, bwaba mu buryo bugendanye na tekinoloji ndetse bwaba n'uburyo bugendanye n'ibitangaza by'ibinyoma. Murabyibuka yuko amadini menshi y'abaprotestani akomoka muri Amerika. N'ibi bintu byo gukora ibitangaza mwirirwa mubona ku maradiyo n'ama
mateleviziyo, mwirirwa mwumva mu binyamakuru, ababwiriza babyigisha usanga bari muri leta zunze ubumwe za Amerika, kandi amadini menshi y'ibinyoma yagiye akomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti zanjye rero, iki kintu kirakomeye, guha igishushanyo guhumeka. Mu magambo make, iyi ni isano ikomeye Amerika igomba kugirana na Roma, kuko Roma ubwayo ifite igishushanyo, ariko none iki gishushanyo Roma yaremye ntabwo cyagize imbaraga, kuko Roma ntabwo ikomeye mu bintu by'intambara, ntabwo ikomeye mu bintu by'iki, akenshi uzwi na Amerika. Rero Amerika igomba kuzagera ku rwego ibintu Roma yashyizeho Amerika ari ibishyiramo imbaraga kugira ngo abantu babikurikize. Ikindi kandi cya cyenda ni ugushyira abantu mu nzego no kubategeka gushyirwaho ikimenyetso. Dufite muri iki gitabo cy'ibyahishuwe ikimenyetso cy'inyamaswa, tukagira n'umubare w'izina rya ya nyamaswa ya mbere atari iyi ngiyi ya kabiri. Rero Amerika icyo ishinzwe igomba gushyira abantu mu nzego. Biratangaje uburyo uyu munsi wa none Amerika ari cyo gihugu gishyira abantu mu nzego, kikavuga ngo kanaka ngo ari ku mwanya wa 5 w'abakire, kanaka yavuye ku mwanya wa mbere yagiye ku wa kabiri. Amabanke menshi yaka inguzanyo n'ibiki byose atanga inguzanyo, ubuzima, abastari bahabwa ibikombe, abantu bitwa ngo ni abantu bakomeye, usanga ibintu byabo byose biri muri Amerika. Reba uruganda rw'umuziki, uruganda rw'amashusho Hollywood, niyo ibimanaginga iri muri Amerika. Mu magambo make, nibo bazamura umuhanzi bakavuga ko yabaye uwa mbere, ni nabo bamanura umuhanzi bakavuga ko yataye agaciro. Amerika, ndajya mbabwire, UN iri muri Amerika. Mu magambo make, imyanzuro ifatwa y'ibigendanye n'amahoro y'isi yigirwa muri Amerika. Kubw'ibyo rero bashyira abantu mu nzego, bakamenya abantu bari ku mudendezo n'abantu bitwa bimbata batari mu mudendezo. Mu magambo make mbabwire ngo ibintu byinshi, Amerika ni igihugu cyavutse nyuma y'ibihugu by'i Burayi bikomeye, ariko ni igihugu cyaje kubirusha imbaraga kugeza ubwo ubu ibintu byinshi byo ku isi biri mu biganza byayo. Rero ikindi kintu cya 10 iyi nyamaswa yavuzweho kitavuga ku zindi nyamaswa ni ukugenzura ibyo kugura no gutunda. Kugenzura ibyo kugura no gutunda, mu magambo make, Amerika ifite ububasha ku bintu bigendanye no kugenda kw'abantu, abantu bagahabwa ibyangombwa byo kuva mu gihugu bajya mu kindi, cyangwa bagafatirwa imyanzuro yo kuguma aho bari ntibabe bahava. Ikindi, kurebera byose ko byujujwe hakurikijwe ibisabwa 666. Ibi bivuze ngo iki? Ibi bivuze ko byanga byakunda umubare 666 mubwirwa nubwo wari ufitanye isano na Roma nk'uko turabireba, ariko Amerika nayo izawushyiraho imbaraga, ndetse abantu bazisanga mu buzima bwabo baraguye mu mutego w'inyamaswa n'igishushanyo cyayo batabizi. Reka rero twihute mu gitabo gikomeye cyane, igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith, kuri page yacu ya 425 barimo gusobanura igihe umugabo witwa John Wesley wabayeho mu 1703 kugeza mu 1791, akaba yari umugorozi ukomeye. Akaba uyu mugabo yarakoze ibintu bidasanzwe igihe yigishaga igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 11, igihe Yohana Wesley yandikaga ku byahishuwe mu mwaka w'1754, yavuze ku nyamaswa ifite amahembe abiri. Arasobanura neza, mwuka w'Imana aramugenderera. John Wesley yaravuze ngo ntiyari yaza nubwo idashobora kuba iri kure cyane, kubera ko igomba kwaduka ku iherezo ry'amezi 42. Yahawe inyamaswa ya mbere. Mu magambo make, John Wesley umwuka w'Imana wamuciyemo umwemeza neza yuko iyo nyamaswa itaraza. Bivuze ngo rero mu 1754 Roma yari ihari, Roma yari ihari, Islam yari ihari. Ndagira mbabwire ngo hari amadini atandukanye, hari ibihugu bitandukanye, ariko ndagira mbabwire ngo ubu bwami Wesley umwuka w'Imana yamubwiye yuko iyi nyamaswa yari itaraza. Bivuze ngo rero inyamaswa igomba guhuza neza n'igihugu cyavutse nyuma y'umwaka w'1754. Igihugu cyavutse nyuma y'umwaka w'1754 gikomeye uyu munsi wa none, gifite ububasha kivuga ari kijyana mu bihugu bikomeye 5 ku isi, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
rero ubu ni ubuhanuzi bukomeye, ijambo ry'Imana nta kintu ritatwereka. Reka kandi nkubwire yuko byanga byakunda nureba neza kuri iriya pica urasanga itorero ry'i Roma. Roma yatangiye muri 538 nyuma ya Kristo, mu mwaka 538 iragenda, yari ifite ububasha bwo kwishyira kwizana nta wayivuguruzaga, kujyana kugeza mu 1798. ariko nshuti yanjye, ikintu gitangaje ni kimwe, nuko nureba neza Amerika, uri busanga Amerika yatangiye mu 1776 nibwo igihugu cya Amerika cyatangiye ari kuba igihugu cy'igihangange, gitangira kubaho kirakomeza. Biratangaje yuko nureba inyubako yitwa White House, wanareba ugasanga n'inyubako ya Saint Peter Vatikani ubupapa bukoreramo. Izi nyubako uzirebye zifitanye isano. Kubera iki? Kubera ko byanga byakunda hari igihe cyageze Amerika nubwo yavutse ari igihugu cyiza gishyigikiye ubuprotestani, ariko uko cyagendaga gikomera, Roma yagiye ikivangamo isa n'ikizukiramo. Mu magambo make rero uyu munsi wa none biratangaje, mujya mubibona neza, ukabona mu mafoto nk'ejo bundi mu myaka ishize mwarabibonye, papa yaragiye ajya muri Amerika, bamuha umwanya aganira na kongere ya Amerika, ajya mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, arabaganiriza ibintu byari bitarigeze bibaho mu mateka, kubera yuko Amerika yari yubakiye ku gihugu cy'ubuprotestani, n'ibimenyetso byabo n'amateka yabo n'iki byavugaga ko batazongera guhuza n'ubupapa, kuko Amerika yatangijwe n'abantu bahunze mu Burayi, bahunze akarengane n'uburyo Roma yicaga abantu b'Imana. Ariko amateka arihuta cyane. Reka twinjire mu gitabo cy'intambara ikomeye, page 211, byibuze turahamenyera amarenga y'ibi bintu. Mu itangira ry'ikinyejana cya 17, umwami wari umaze kwima ingoma mu Bwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza, yatangaje ko yiyemeje guhatira abaharanira ubutungane gukurikiza amategeko y'itorero ry'Ubwongereza, bitaba ibyo bakameneshwa mu gihugu cyangwa bakagerwaho n'ishyano. Uyu mwami w'Ubwongereza avuga arwanya abaharanira ubutungane, bari abantu bari bamaze kubona yuko Roma yamaze gucengera muri Anglican Church, kandi murabizi itorero rya Anglikani ryari itorero rya leta mu Bwongereza. Mu magambo make, hari igihe kigeze kugera Abanglikani batangira itorero ryabo biyopoje kuri kiliziya y'i Roma. Noneho rero nyuma yaho Roma ikoresheje abajesuite yinjiriye kiliziya y'Abanglikani, barangije bisanga n'ubundi Roma itangira kubashuka, itangira kubabwira kurenganya abantu b'Imana. Kuva icyo gihe rero abantu kubera ko bahigwaga bagatotezwa kandi bagafungwa, ntibabonaga ko hazaza hazigera haba heza, ku buryo benshi muri bo bageze ubwo babona ko Ubwongereza butakiri ahantu ho guturwa n'abantu bashaka gukorera Imana bakurikije iby'umutimanama wabo bategeka. Abantu bamaze kubona ko Ubwongereza bwongeye kujya mu kwaha kwa Roma, barahunze bafata umwanzuro. Mu buhungiro no mu burushyi, urukundo rwabo no kwizera kwabo byarushijeho gukomera. Biringiraga amasezerano y'Uhoraho kandi ntiyaburaga kubitaho mu bihe byabaga bibakomereye. Abamarayika b'Uhoraho babaga babari iruhande rwabo kugira ngo babatere ubutwari kandi babafashe. Igihe ukuboko k'Uwiteka kwaberekaga hakurya y'inyanja, aho bashoboraga gushinga leta yabo kandi bakazasigira abana babo umurage ufite agaciro kenshi w'umudendezo mu by'idini, bakurikizaga inzira Imana bayoboyemo nta mususu. Mu magambo make, abamarayika b'Imana barinze aba bantu mu gihe bahungaga Ubwongereza, ariko mu by'ukuri nubwo bahungaga Ubwongereza bari bahunze ubupapa. Ikintu kigaragara rero, leta yabo ukuboko k'Uwiteka niko kwaberekeje hakurya y'aho Uburayi buri, kubereka yuko hari ahandi hantu hatuwe bajya bakahaba, bakahatura, bakahagirira umudendezo mu by'idini. Mu magambo make nshuti yanjye, Amerika, igihugu cya Amerika cyashinzwe abantu bahunga ubupapa n'akarengane kabwo, bahunga inyigisho z'ibinyoma, ariko by'umwihariko bahungaga umudendezo, bashakaga umudendezo mu by'idini, bakurikira inzira y'Imana ibayoboyemo. Kandi iki kintu kirakomeye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye page 112 barakomeje bavuga ngo gushaka kugira umudendezo wo gukurikiza umutimanama
gusenga uko umutimanama wabo babwira mu ijambo ry'Imana atari ugusenga uko leta ibishaka, nibyo byateye abo bagenzi kwiyemeza guca mu makuba y'urugendo rurerure mu nyanja, bakihanganira imiruho n'akaga byo mu butayu, kandi ku bw'imigisha y'Imana bakabasha gushinga urufatiro rw'igihugu gikomeye ku nkengero za Amerika. Nyamara nubwo bari abantu b'indakemwa kandi bubaha Imana, abo bagenzi bari batarasobanukirwa n'ihame rikomeye ryerekeye umudendezo mu by'iyobokamana. Umudendezo mu by'iyobokamana ntago bari bawuzi. Rero nshuti zanjye, aha niba murimo kubireba neza, murimo murabona yuko Roma iciye ruhinga nyuma yifashisha Ubwongereza kugira ngo burenganye abantu b'Imana. Abantu b'Imana barahunze, ikiganza cy'Imana kibatungiye urutoki ko bajya muri Amerika. Mu magambo make bajyanye n'abamarayika b'Imana, bajyanye n'umugisha. Ariko Roma kuko yashakaga nanone kuzafata ba bantu, iciye mu bajesuite, iciye mu Bwongereza, yakomeje gukurikirana cyane aba bantu bahunze bajya muri Amerika. Irangije Roma ikoresha Ubwongereza kugira ngo buzagarure Amerika i Roma. Mu magambo make, n'uyu munsi wa none wabyibaza, Abongereza n'Abanyamerika bafitanye iyihe sano? Isano bafitanye ikomeye nuko ubupapa buca mu Bongereza, bigatuma Abongereza baganira na Roma. Rero nshuti zanjye, bigatuma Abongereza baganira na Roma, barangiza Abongereza bagahuza Roma na Amerika. Ni nako byagenze. Uyu munsi wa none Amerika iri mu biganza by'abajesuite, ariko mu by'ukuri ntabwo batangira kugira Amerika, ntabwo Kiliziya Gatolika yisijyayo, ahubwo hagiyeho Abangirikani. Ariko Abangirikani bagiye bagura inzira kugeza ubwo ubupapa bubona inzira hariya muri Amerika. Kugeza ubwo ibintu biratangaje. Muri paje 213 mu gitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo William yabaye uwa mbere mu turere twari tugezweho tw'ubukristo washinze ubutegetsi bwa leta ku ihame ryo kugira umudendezo mu gukurikira umutimanama ndetse n'uburingare bwo gutanga ibitekerezo imbere y'amategeko. Ngiki ikintu baharaniraga. Kuri paje 115 baranditse ngo iyo leta ye ntoya ya Iceland yahereye kwihinduka ubuhungiro bw'abakandamizwaga bose, maze irakura irakungahara kugeza ubwo ya mahame yayo shingiro ariyo umudendezo mu by'ubutegetsi bwa leta n'umudendezo mu by'idini byaje guhinduka amabuye fatizo Repubulika ya Amerika ishingiyeho. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Amerika itangira yari yubatse kuri pillars ebyiri cyangwa se ku mfatiro ebyiri zikomeye: umudendezo mu by'idini n'umudendezo mu by'iki, mu bya leta. Mu magambo make, bafite leta idakontororwa na Roma, kuko Imana yari ikeneye igihugu kizagira ubuyobozi butandukanye n'uko systeme ya Roma yari imeze. Imana yari ikeneye igihugu abantu babamo bafite umudendezo w'umutimanama, bagasenga nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, badasenga nk'uko Kiliziya y'i Roma ibitegeka. Rero muri iyo nyandiko nini maze igihe abashinze Repubulika ya Amerika basohoye, yari ikubiyemo uburenganzira bwabo, ariyo bise itangazwa ry'ubwigenge. Bavuzemo batya bati kuko ari ukuri kudashidikanywaho. Iri ni amagambo yanditse mu itegeko nshinga rya Leta z'Ubumwe za Amerika. Baranditse ngo kuko ari ukuri kudashidikanywaho, twemera ko abantu bose baremwe kimwe, ko bose bahawe n'umuremyi wabo uburenganzira budahinduka. Mu magambo make, nta muntu barimo usumba undi, kandi ko muri ubwo harimo ubuzima, umudendezo no gushakisha ibyabanezeza. Kandi mu magambo asobanutse neza, itegeko nshinga ryemeza ko umutima w'umuntu utavogerwa, rigira riti nta genzura mu by'idini rizigera risabwa ngo ribe icyangombwa umuntu akwiriye kuzuza ngo abone umwanya cyangwa umurimo uwo ari wo wose mu butegetsi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Inama nkuru ntizigera ishyiraho itegeko ryerekeranye no gushyiraho idini cyangwa itegeko ribuza gukora iby'idini uko umuntu ashatse. Mu magambo make, Leta z'Ubumwe za Amerika itangira yavuze yuko leta itazivanga mu misengere y'abantu ngo ibategeke uko basenga, ibategeke uko bigisha Bibiliya, ibategeke kujyana ibintu uko bashaka, ahubwo imitimanama yabo uko mwuka azabayobora mu byanditswe byera ariko bizagenda. Ndetse ndagira mbabwire ngo ni naho havuye ikintu cyo kurahira bakoresheje Bibiliya, kwari kugira ngo berekane ko leta yabo yubakiye ku bukirisitu, yubakiye ku bukristo, ikaba yubakiye no ku repubulika, kwishyira ukizana.
ariko nshuti zanjye aya magambo nubwo tuyasoma hano ndagira mbabwire ngo birababaje cyane yuko nyuma yaho byaje guteza akaga, kandi n'uyu munsi wa none ubirebye Amerika ntabwo abantu bagifite umudendezo wo gusenga. Muri ibi bihe bya covid Amerika irimo irashyiraho amategeko abangamira imisengere, irashyiraho amategeko abangamira ukwishyira ukizana kwa muntu. Ndagira mbabwire inshuti zanjye kandi icyo Amerika ikoze bucya cyakwiriye ahandi hose. Kubera iki? Ibihugu byinshi byo ku isi bitunzwe n'inkunga za Amerika. Niyo ibapangira ibyo barya, niyo ibapangira ibyo banywa, niyo ibapangira uko babaho, niyo igena abategetsi bazategeka ibyo bihugu, niyo ibatangira inkunga, niyo ibapangira ibintu byose. Kubw'ibyo byanga byakunda Rome irabizi ko imaze gufata Amerika izabifasha isi yose. Twihuta rero, iki gitabo cy'intambara ikomeye kiratangaje. Paji 316. Ariko inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama yo yari ivuye mu butaka mu cyimbo cyo guhirika izindi ngoma ngo yimike yayo. Iryo shyanga ryagereranyijwe n'inyamaswa ivuye mu butaka ryavutse ahantu hatari hasanzwe hagenzurwa. Mu magambo make, muri Daniel igice cya 7 tuhabona inyamaswa zaturukaga mu nyanja. Murabizi neza. Ariko iyi ngiyo yaturutse ku butaka. Mu magambo make, Amerika yaje idakuyeho ubwami bwo mu Burayi, ubwami bwahuri bukomeye, ahubwo yigiriye ahayo yizamukira ahantu hatazwi. Kandi iri shyanga ryakuze buhoro buhoro no mu buryo bw'amahoro. Iyo nyamaswa ntiyakomotse mu bihugu by'abanyamahanga yo mu isi ya kera, aribyo byagereranywaga n'inyanja yivumbagatanyaga y'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi. Yakomotse ku mugabane w'uburengerazuba. None se ni ikihe gihugu cyahiswe isi nshya cyakuraga gikomera mu mwaka w'1798 kikaba cyaragararwagaho ko kizagira ububasha no gukomera ndetse kikigarurira intekerezo z'abatuye isi? Gukoresha ibimenyetso nta kibazo kirimo. Ishyanga rimwe kandi rimwe gusa niryo ryuzuza ibyavuzwe n'ubu buhanuzi. Ubu buhanuzi bwerekeje mu buryo budashidikanywaho kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amagambo yanditswe na Ellen G. White atwereka ibya Amerika. Inshuro nyinshi igitekerezo ndetse hafi y'amagambo yose yakoreshejwe n'umwanditsi w'inyandiko zera mu buryo butagambiriwe byagiye bikoreshwa n'abanditsi b'amateka basobanura ukwaduka no gukora kw'iryo shyanga. Umwanditsi w'ikirangirire yasobanuye neza umwaduko wa Leta Zunze za Amerika, maze avuga iby'amayobera y'umwaduko wayo ivuye ahantu hadatuwe. Bityo aravuga ati, nk'uko urubuto ruba rwicecekeye niko twakuze tuba igihugu cy'igihangange. Nta rubuto rwakura rudavuye mu butaka. Amerika rero yazamukiye ahantu hatazwi, izamuka mu buryo ibihugu bitazi. Ubufaransa bwari busanzweho, Ubudage bwari buriho, Ubwongereza bwari busanzweho, hari hasanzweho za Swede, Ubusuwisi bwari busanzweho, ibihugu bya za Egiputa byari bisanzweho. Ariko Amerika yakuze mu buryo batazi, kuri ahantu batazi, bisanga kibaye igihugu cy'igihangange batazi aho kivumbutse. Uko niko kuva mu butaka rero. Twihuta, ajya mbabwire ngo muzareba cyane uburyo Amerika yita ku bintu byinshi byo ku isi. Mu magambo make, muri no minsi basigaye banayita ngo ni umujandarume w'isi. Mu magambo make, Amerika imaze kugera ku rwego rukomeye. Ariko reka twihute tubanze twibaze, twagize ibibazo bibiri bikomeye. Ese amahembe nk'ay'umwana w'intama arasobanura iki? Kuvuga nk'ikiyoka byo bisobanuye iki? Kuri paji ya 317 y'igitabo cy'intambara ikomeye, paji 317, bavuze ngo iki? Baravuze ngo kandi iyo nyamaswa yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Amahembe nk'ay'umwana w'intama yerekana ubuto, ubutungane n'ubugwaneza, bigaragaza neza imico ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagaragarizwaga umuhanuzi ko izazamuka mu butaka mu mwaka w'1798. Mu magambo make, ibi biragaragara neza yuko amahembe nk'ay'umwana w'intama yerekana ubuto. Icyo ni icya mbere. Kuba ari igihugu gito mu bindi bihugu byari byarubatse izina icyo gihe, byerekana ubutungane. Kuba ari igihugu cyari gifite ka demokarasi n'ubugwaneza byagaragazaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitangira. Amahembe nk'ay'umwana w'intama n'ijwi nk'iry'ikiyoka bikoreshwa mu bigereranyo kuri iyo paje babisobanura, byerekana ukuvuguruzanya gukomeye kuri hagati y'ibivugwa n'iryo shyanga ndetse n'imikorere yaryo. Mu magambo make, bavuga kuvuga nk'umwana w'intama, ariko kugira amahembe nk'ay'umwana w'intama yarangiza ikavuga nk'ikiyoka. Bashakaga kwerekana iki? Bashaka kwerekana yuko ibyo Amerika ivuga, ibyo yandika mu binyamakuru, ibyo igaragaza mu mategeko yayo, n'ibyo iharanira ibwira abantu ko irwanira, biba binyuranye n'imikorere yabo. Urugero, uyu munsi wa none murabibona,
bohereza abasirikare muri za Iraq, bohereza abasirikare mu bihugu bitandukanye muri za Syria na hehe, barangiza bakavuga ko bagiye kurwana ngo intambara yo kuzana umudendezo n'umutekano n'iki. Ariko nshuti zanjye, ibyo nibyo biba bibajyanye. Ariko nagira ngo mbabwire, ni abantu bangahe bicwa, nibihe bihugu bajyamo bikagira amahoro, ahubwo usanga intambara, gusahura za peteroli, gushaka gukontorora ibintu byose. Mu magambo make, nubwo bavuga ngo bashinzwe kurengera ikiremwa muntu, ahubwo usanga imikorere yabo ikizambya. Rero Amerika ibintu byayo biratangaje. Yohana Imana ibimwereka, yamweretse yuko byanga byakunda umwana w'intama n'imibereho ye inyuranye n'uko avuga, bitandukanye n'uburyo ikiyoka cyavuga. Rero aha biragaragaza yuko Amerika yazamutse ifitanye isano n'iby'Imana, ariko igiye gusoza amateka yayo ikorerwamo na Satani, ifitanye isano na Satani. Iri jambo rero riratangaje cyane. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye paje 398 bashyizemo igitekerezo cya Papa Pius wa 9. Papa Pius wa 9, uyu mugabo ukomeye cyane mu mateka, yavuze amagambo akomeye, bayandika muri iki gitabo cy'intambara ikomeye. Itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama ku muntu wese nta kindi kigeretseho. Aya magambo yababaje uyu mugabo. Mu magambo make, Leta Zunze za Amerika itegeko nshinga ryazo, niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu barimo barigaragambya. Itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika ntiryemera abatinganyi, ntiryemera abantu ibintu runaka. Hari ibintu byinshi cyane ritemera, birimo no kutemera yuko Roma yabakontorora. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none Roma yamaze guca intege itegeko nshinga rya Amerika, kandi byanga byakunda abantu bayoborwa n'ikigare cyayo. Abantu b'Abanyamerika barayoborwa n'ikigare cyayo mu buryo batazi. Uyu munsi wa none Amerika iri mu biganza by'abajesuite mu buryo abantu batamenya. Rero hano kuri iyi paje baranditse ngo nta kindi kigeretseho. Papa Pius wa 9 mu rwandiko rwe yandikiye abantu bose rwo ku itariki ya 15 z'ukwa munani Kanama 1854, mwaka wa 1854, yaravuze ati: inyigisho ziteye urujijo kandi z'ibinyoma cyangwa za kinyamaswa zishyigikiye umudendezo w'umutimanama n'ikirimbuzi yobya. Amerika, ubu papa bwatangiye kuvuga ko inyigisho yo guha abantu umudendezo w'umutimanama bagasenga nk'uko imitimanama yabo ibabwira. Roma yatangiye kubwira Amerika yuko ibyo bintu ari kirimbuzi. Ariko wakwibaza, mu cya 854 ni irihe torero ryari rimaze kuvuka? Mu guturuka mu mwaka cya 844 havutse itorero ry'Abadivantiste. Ryavugaga yuko umuntu afite umudendezo nta muntu uri hagati y'Imana n'umuntu, ahubwo Kristo wenyine ari we muhuza wacu nayo. Kubw'ibyo rero ibi bintu byababaje Roma, kandi mu mwaka cya 852 itorero ry'Abadivantiste muri Amerika ryarimo kugenda rikura cyane. Muri iyo myaka ryarimo gutanga n'amategeko arigenga, ryerekana yuko rishyigikiye umudendezo w'umutimanama, rishyigikiye ko leta itakwivanga mu by'imisengere. Rero byanga byakunda Papa Pius wa 9 yagize impungenge, arangije arandika ngo ni icyorezo mu bintu byose giteye ubwoba mu gihugu. Nanone uyu mupapa yongeye kwandika urundi rwandiko ku itariki ya 8 Ukuboza 1864, biratangaje, avuma abemeza ko umuntu akwiye umudendezo w'umutimanama n'uw'idini mu byo kuramya. Mu cya 863 hari habaye iki? Nshuti zanjye, nagira ngo mbikubwire, hari hashize umwaka umwe itorero ry'Abadivantiste rigize General Conference. Mu magambo make, yatinye yuko ibi bintu by'umudendezo w'umutimanama n'umudendezo wo kuramya byazanyanyagira ku isi. Izi nyigisho z'iri torero zazatuma inyubako ya Roma yongera guhirima. Rero nshuti zanjye, yaranditse ngo hamwe n'abandi bose bashyigikiye ku itorero ridakwiye gukoresha imbaraga. Aya magambo yanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 398. Ariko biragaragara yuko hari ikintu gikomeye. Nshuti zanjye rero, mwagiye mubona amabendera nk'aya, aho bakwereka ibendera rya Amerika n'irya Roma, rya Vatikani biri hamwe, baba bashaka kukwereka ubumwe budasanzwe Roma ifitanye na Vatikani mu buryo bwihishe. Mu magambo make,
Vatikani kubera yuko uruguma rwayishe rwigeze kongera rurakira, byanga byakunda igihe abafaransa bigeze gufata papa baramufunga aranapfa. Nyuma yaho Vatikani yapanze ko izazikoresha amayeri, ikaba iri ahantu abantu batazi ko ihari. N'uyu munsi wa none amadini menshi usanga bavuga bati rwose twavuye i Roma, ariko usanga ku ruhimbi management yabo, abayobozi bagenerwa, ababwiriza b'ibirangire bagenerwa ayo madini, usanga ari abagatulika bahari bari ku kazi. Rero nshuti zanjye biratangaje, intambara ikomeye paje 407 paje 408 bagaragaje amagambo akomeye. Baranditse ngo byagaragaye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ububasha bushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi ko ubu buhanuzi buzasohora igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nshuti zanjye, niba mubibona, Roma ntabwo izatangaza icyumweru. Icyo Roma yakoze ni iki? Papa yasohoye urwandiko, yasohoye igitabo, yasohoye icyo navuga mapu y'isi nshyashya yitwa Laudato Si. Agaragaza muri Laudato Si yuko ibibazo isi ifite, imihindagurikire y'ikirere, ubukene, ibibazo byose abantu barimo guhura nabyo biterwa nuko hari imigendere itagenda neza. Ubu rero abantu bose, abayobozi b'isi benshi bemera papa nk'umuntu ufite urufunguzo rw'imibereho myiza y'isi, gutuza ku isi no kumererwa neza kwayo. Rero Amerika byanga byakunda, kuko ariyo amahanga arangamiye, abantu benshi barangamiye, bakaba bitegereza ibintu byayo bya bitangaza twavuze. Roma yiteguye yuko izashyiraho icyumweru, ariko nirangiza icyohereza Amerika niyo izaha igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Mu magambo make, niyo izaha ububasha itegeko ry'icyumweru ngo ryicisha abantu batemera icyo cyumweru, nk'ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kwa Roma. Ariko muri uko kuramya ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizaba iri yonyine. Nagerageje kureba muri iki gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, mbonamo amagambo akomeye. Daniel n'ibyahishuwe nabonyemo amagambo akomeye cyane. Hano barimo gusobanura paje 429 igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith. Bavuze yuko amahembe y'umwana w'intama yerekana ubusore n'ubuziranenge n'ubugwaneza bwa Amerika, ariko nanone ibi bintu bakavuga ko bidakwiye gutwara abantu. Inyamaswa ifite amahembe abiri nta kamba yambaye ku mitwe yayo, ku buryo bugaragara ishushanya ishyanga rifite ubutegetsi bushingiye kuri rubanda, si ku mwami. Ikamba ni ikimenyetso cyihariye cy'ishusho cy'ubutegetsi bwa cyami. Ikindi kandi, inyamaswa ifite amahembe abiri ishushanya ishyanga ridashobora kuba irigaturika mu byerekeranye n'iyobokamana. Ubupapa n'iyobokamana rishingiye ku bumwe bw'itorero na leta. Itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika rivuga riti nta genzura rishingiye ku idini rizigera risabwa ko ryabaho kugira ngo umuntu yemerwe ko yujuje ibyangombwa ku murimo cyangwa inshingano ahabwa na rubanda mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika bitewe nuko idini rimeze. Ubwo rero no kuvuga ngo byanga byakunda, Amerika ihagarariye ubuprotestani kuko niho bwavukiye. Ubuprotestani buhagarariwe na Amerika. Roma y'ubwayo ifite ukundi kwayo ivuga. Ariko niryari Amerika izavuga nk'ikiyoka? Paje 432 baranditse ngo kuri uru rwego tugezeho, nimutwemerere tuvuge ko bibabaje kubona uburyo ishyanga ryahagurutse ari irinyamahoro kandi rifite intego yo kwimakaza amahame y'ubutegetsi nkariya, hanyuma rikaza gufata kamere y'inyamaswa zaribanjirije, maze mu kugenza rityo rikamanuka kugeza ubwo rikora umurimo wo kurenganya ubwoko bw'Imana. Akarengane kazakorwa na Leta Zunze za Amerika, ni nayo izasohora amategeko agomba kubambisha abantu. Rero ikintu kigaragara, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubutegetsi bwerekanwa n'ikimenyetso kivuga nk'ikiyoka, ikizakurikiraho nuko izemeza amategeko afuditse kandi akandamiza, yibasire imyizerere n'imigenzereze mu by'idini ku baturage bayo, kugira ngo yitwe koko ubutegetsi butoteza. Mu magambo make muzabirebe, uyu munsi wa none amategeko arimo kuyobora ibintu byose arimo arava muri Amerika
Amerika irimo irakora ibintu bidasanzwe kandi byanga byakunda ifite byinshi igiye gukora. Mu gusohoza ubuhanuzi rero wakwibaza ko twabonye ko Amerika izamanura umuriro. Ese uyu muriro ni umuriro umeze gute? Uretse ubushakashatsi bwayo bw'imbunda n'ibitwaro bya kirimbuzi, izakangisha abari mu isi bakayikurikira babaza ngo ninde uhwanye n'iyi nyamaswa. Ndajya mbabwire ngo nanone ibyo nanone bigaragaza ibitangaza by'ibinyoma izayobesha abari mu isi ibimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Reka twibuke neza ko ubuprotestani bwo muri Amerika aribwo bwazanye izi nyigisho zo gukora ibitangaza, aribo bazanye ibi bintu byo kwirukana abadayimoni n'iki, kandi byanga byakunda usanga abo babwiriza ariho baza baturutse. Yesu yari yarabivuze neza. Hano kuri page 133 baranditse ngo imyuka y'abadayimoni yagombaga kugenda ikajya mu isi yose, nyamara ishyanga ryagize amajyambere mu buryo budasanzwe mu bigendanye n'iyi myuka, nk'uko bivugwa mu byesho 13, ni ryarindi rishushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama, cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma mu byahishuwe. Bityo rero tugomba kwanzura yuko ubuhanuzi buvuga ko umurimo nk'uyu ubaho muri Amerika. Mbese hari ikintu tuhabona gisa n'icyo muri iki gihe? Hari imyemerere n'inyigisho bimaze kuba gikwira mu nzego zose z'abantu zivuga yuko igihe umuntu apfuye maze umubiri we ugashyirwa mu gituro umwuka udapfa. Izi ni inyigisho zigishwa n'abaprotestani bo muri Amerika kandi nabo bazikuye kuri Roma. Twihuta rero, ikintu gikomeye, page 133 baranditse ngo gukorana n'imyuka y'abadayimoni. Gukorana n'imyuka muri iki gihe nabyo bisubiza ikibazo cy'ubuhanuzi, kuko byatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byo gukorana n'imyuka y'abadayimoni, ibintu byo kwifashisha imyuka y'abadayimoni igakora ibitangaza, ibi bintu byatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo bigahuza ibimenyetso bikomeye byako n'umurimo w'inyamaswa ifite amahembe abiri. Abantu barishimye cyane bitewe n'izi ngirwamahishurirwa ubwo zatangiraga muri Amerika. Uhereye icyo gihe ugakomeza gukorana n'imyuka y'abadayimoni, byakomeje kugira imbaraga mu isi yo muri iki gihe, kandi n'imbaraga yakomeje gukurura mu buryo bwihuta. Amerika rero byanga byakunda igiye guhagararira ubuprotestani bwayobye, ariko ishukisha abantu ibitangaza. Amerika igiye gushyiraho amategeko abangamira Imana n'umurimo wayo. Amerika igiye gukoreshwa n'ubupapa, igiye gushyira abantu mu nzego. Byanga byakunda bamwe bagiye kwitwa imbata, abandi bitwa b'umudendezo. Ijambo ry'Imana rivuga ko iyo twakiriye Kristo duhinduka b'umudendezo, ariko abatureba bo, abantu bagendera mu by'isi babona turi imbata, natwe tukabona turi mu mudendezo, abantu bari mu byaha ari bo mbata. Byanga byakunda Amerika ifite uruhare rukomeye igiye gukora ku bigendanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Bivuze ngo rero itegeko ry'icyumweru Amerika niyo ibifite mu kiganza, Amerika niyo izasinya igatera kashe y'uburyo abantu bazarengana. Ni nayo mpamvu aka karengane abantu bitwa ko ari abaprotestani nibo bazarenganya abandi bantu b'Imana. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, twihuta, ijambo ry'Imana riratangaje. Byanga byakunda ntidukwiye guterwa ubwoba n'ibi, kuko nubwo Amerika izigira nk'umwana w'intama ikarwanya abantu b'Imana, ariko mu byahishuwe 17 Bibiri yivuga ngo iki? Byashuwe 17 umurongo wa 12, ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama bahayambara ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Mu magambo make, abari hamwe n'umwana w'intama bazanesha iyi nyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Mu magambo make, abantu bari mu madini uyu munsi bakwiye gutangira gutega amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero, bakabasha kumenya neza yuko ibintu byinshi, imvugo nyinshi, abantu benshi barimo baravuga nk'uko Satani avuga mu buryo abantu batazi. Iyo abantu bavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho, bakavuga ko Kristo atazagaruka, bakavuga ko Bibiliya ituzuye, bakavuga ko Bibiliya ituzuye, bakavuga yuko Yesu atazirirwa agaruka, bakavuga yuko isi yamaze kuba paradizo, bakavuga yuko aya mazu tubamo ariyo Imana muri paradizo nshya tuzabamo, bakavuga yuko abanyabyaha
abanyabyaha nta kibi bazaba kuko Imana itabica, itagira ikintu ibatwara, bakavuga yuko imperuka yabereye i Karuvari. Izi nyigisho zose mujya muzumva mu bitekerezo byanyu mukumva abantu bazivuga, ariko nagiye mbabwire ngo uko ni ukuvuga nk'ikiyoka, ariko abantu baba bazivuga usanga bafite Bibiliya, wabareba ukabona baribombaritse, mu magambo make bafite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Rero nshuti zanjye, byanga byakunda, reka dusabe Imana iduhe gusa nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nicyo nsaba Imana ngusabira, nanjye nisabira, kugira ngo Imana iturinde tutazatwarwa n'ibinyoma biriho, mu izina rya Yesu. Uyu munsi Yesu Kristo agufashe, akurinde, akubake muri we, kandi aguhe kunesha nk'uko yanesheje, kandi nk'uko ku musozi agiye kunesha, mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nta bwami na bumwe bushobora kurwana nawe ngo buneshe. Ubwami bwose bwubakiye ku ijambo ryawe no gutuma abantu bawe bamererwa neza. Ubwami bwose bwakinguye amarembo, ubutumwa bwawe bwiza bukabwirizwa. Ubwami bwose bwatumye abakiranutsi babaho neza bakishima. Byanga byakunda nawe uraza ukabuteramo intebe, ukicara ukabana nabwo, ukabubera igisubizo. Ariko iyo bibaye ngombwa yuko ubwami bwigizayo amahame y'ijambo ryawe, bukigizayo gufasha ikiremwa muntu, bukigizayo amategeko arengera umuntu n'imibereho ye myiza, bukabuza umuntu kugira umutimanama kugira ngo yitekerereze, yifatire umwanzuro, byanga byakunda ubwo bwami bukwigijeho, bukigizayo n'abantu bawe, bukigizayo n'inzu yawe, bukigizayo na gahunda zawe, witeguye kubuhagurukira ngo uhangane nabwo. Muri ino minsi igihugu cya Amerika kirakataje mu bigendanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa, mu bigendanye na tekinoloji yayo, mu bigendanye n'iterabwoba yazanye ku isi, mu bigendanye n'uburyo ituma havuka amadini menshi, kandi ikaba irimo gushaka kugenzura imisengere. Vuba bidatinze igiye gutegeka abantu uko baramya, uko bagomba kuramya, amasaha bagomba kumara baramya, uko bakwiye kwitwara mu kuramya. Byanga byakunda ibyo byose irimo irabikorera kugira ngo abantu basubire i Vatikani, basubire i Roma mu buryo bwabo. Ndakwinginze ngo urugendo wakoresheje abaprotestani bava i Roma bo kuzongera kurukora, kandi twubake ku ijambo ryawe, kugira ngo twereke yuko tudakwiye gutinya igitinyiro cy'abantu. Mu gihe inyamaswa imanura umuriro abantu bagatwarwa n'ibitangaza by'ibinyoma, ababwiriza b'ibinyoma barimo gukora, dukorera igitangaza muri twe cyo guhindura imitima yacu, kugira ngo twiyubake kuri wowe n'ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.